Ndagusuje cyane aho dukunze kubana mu biganiro bitandukanye bikunze gutambuka no kuri YouTube channel Rukundo Gospel Voice. Waba udukurikira uri mu ntara y'Amajyepfo, waba udukurikira uri mu ntara y'Amajyaruguru, waba udukurikira uri burasirazuba cyangwa se uburengera bwaryo. Ndagusuje cyane nubwo waba uri mu mujyi wa Kigali cyangwa se ukaba uri inyuma y'igihugu, ukaba uri mu bihugu by'ibituranyi cyangwa se ibihugu bya kure. Ndagusuje kandi ngo ikaze mu kiganiro cy'uno munsi. Ni ikiganiro cyiza cyane aho tugiye kurebera hamwe ibimenyetso. Ni ibimenyetso bigeze kuri bitanu byonyine, ndumva tutari bubirenze, ariko bikubiyemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ni ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu Kristo. Murabizi neza yuko hano tuhaganirira ibintu bigiye bitandukanye, yaba amakuru bari kugenda avugwa mu iyobokamana ndetse n'ibindi tuzagenda twongeramo, ari ayo makuru y'amakorari, ari ayo makuru y'abahanzi ndetse n'ibitaramo bigiye bitandukanye tuzajya tugenda tubageza hano kuri YouTube channel Rukundo Gospel Voice. Uyu munsi reka twebwe twivugire kuri ibimenyetso bigeze kuri bitanu bigaragaza kugaruka kwa Yesu Kristo. Ntabwo twirengagije cyangwa se ngo twibagirwe ko we ubwe yivugiye ati, ni Yesu nyine, we ubwe yaravuze ati nta muntu n'uyu n'umwe uzi igihe nzagarukira, ndetse binavugwa ko umunsi azagaruka azaza nk'umujura. Mbese bishatse kuvuga ko umukristo wese ahava akagera aba akwiriye guhora yiteguye kugira ngo ubwo Yesu azagaruka azasange yiteguye. Muri uko kwitegura rero harimo kuba yagerageza gukomeza gukora iby'Imana ishaka, akagerageza kubaha amategeko nk'uko Bibiliya ibitubwira, hanyuma kugira ngo Yesu ubwo azagaruka nk'uko yabivuze ko azaza atunguranye azasange witeguye. Reka twebwe twirebere kuri ibyo bimenyetso, kuko nubwo yavuze ngo nta muntu n'umwe uzi igihe azazira ndetse akanabiduhisha, Bibiliya yo itubwira ko mbere yuko aza hari ibimenyetso bizagaragaza cyangwa se bigomba kuba byagaragaza yuko agiye kugaruka, kuko ibi bimenyetso mbere yuko aza byanze bikunze byo bigomba kuboneka. Biranashoboka cyane ko wasanga byaratangiye kuboneka. Reka twebwe tugende tubinyuramo. Niba nawe hari icyo uzi cyangwa se hari n'icyo waza kutubwira, utwandikira hasi muri comment tubwire uti n'iki ngiki yarakivuze kandi koko dore cyatangiye gusohora, cyangwa se niba kitaratangira gusohora. Buri mukristo wese akwiriye kuba azi ko icyo kintu kizaza mbere yuko Yesu aza. Nkwibutsa ko niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel ukwiriye kuba wakanda subscribe kugira ngo nawe uzajye ubasha kubona ibiganiro bitandukanye bikunda gutambuka ngaho kuri YouTube channel, nkuko natangiye mbikubwira ko ari ibiganiro bigiye bitandukanye ndetse hari n'ibindi tugiye kugenda twogeramo kugira ngo turushe kugenda tuzamura ubwami bw'Imana. Ngano niyumva kiri mu biganiro warukeneye nk'umukristo ujya mu ijuru, uraduha ibitekerezo utubwire uko wacyumvise ndetse unakandireke kuri no video kugira ngo rwose ubashe kuba washyigikira ibiganiro byacu. Bibiliya itubwira ko ikimenyetso cya mbere kizagaragaza yuko Yesu yenda kugaruka cyangwa se agiye kugaruka ari amakimbirane ndetse n'intambara z'urudaca hagati y'ibihugu. Iyo ukurikiye amakuru menshi bari kugenda avugwa ahantu hagiye hatandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye, ubusanga ikintu kigeranye n'amakimbirane cyangwa se n'intambara hagati y'ibihugu byaramaze gufata indi ntera cyangwa se byaramaze kugera ku rwego ruri hejuru cyane. Umukristo rero uyoborwa n'umwuka yabashije kumva ibintu cyangwa se yabashije kubona izo ntambara zigiye zitandukanye hagati y'ibihugu, we abasha guhita asobanukirwa byinshi ndetse akabasha no guhita amenya ikijya mbere, ndetse agahita anamenya neza yuko iki ngiki ari ikimenyetso kigomba kuba cyagaragaza yuko Yesu ari hafi kugaruka gutwara itorero rye. Niba nawe rero wemeranya nanjye, wandika hasi muri comment tubwira ati Imana idukomereza amaboko kugira ngo Yesu nagaruka azasange twiteguye tubashe kuzagenda kubana nawe mu bwami aho yaduteguriye igihe kinini cyane. Reka tugende ku kimenyetso cya kabiri. Gusa ushaka kubimenya neza cyangwa se ngo bisobanukirwe kurushaho, wafata Bibiliya yawe yera ukareba muri Matayo ibice 24 ndetse n'umurongo wa 6 n'uwa 7. Ahangaha wasobanukirwa kurushaho hari ikintu Bibiliya yabivuzeho. Icya kabiri ni iki ngiki: indwara z'ibyorezo ku isi hose. Mwabonye indwara zitandukanye zagiye ziza, mwabirebesheje amaso yanyu. Harimo izo za corona, harimo izo za Ebola zirimo zibica bigacika hakurya iyo ngiyo mu bihugu by'ibituranyi, harimo n'izindi nyinshi cyane zagiye ziza, ndetse hari n'izindi zitegura kuza. Bishatse kuvuga ngo uyu munsi cyangwa se iki gihe cyo kugaruka kwa Yesu Kristo nta gitangira kiri kugenda kidusatira kuruta uko abantu babitekereza. Ariyo mpamvu rero umukristo wa nyawe yagakwiriye kumenya icyo gukora. Ariyo mpamvu nanjye banakoze kino kiganiro kugira ngo
byibura niba ari bishoboka ubashe kuba wakiza ubugingo bwawe nta kundi wabukiza rero usibye kuba wareka gukora ibyangwa n'amaso y'Imana ukagerageza kuba wakora ibishimwa n'Imana kugira ngo nawe uyu munsi ntuzabashe gutsindwa n'urubanza. Ntabwo turi butindeka turebere hamwe icya gatatu n'abahanuzi b'ibinyoma ndetse n'abayobya abantu bakabatesha inzira ijya mu ijuru. Nituvuga ko n'iki ngiki ari ikimenyetso cyangwa se ari kimwe mu bimenyetso byatangiye kugenda bigaragara, ntabwo turi buze kuba tubeshye kuko abahanuzi b'ibinyoma bariho pe, nubwo bidakuye kuko n'abahanura iby'ukuri bariho, ariko abahanuzi b'ibinyoma bamaze kuba benshi ku rwego ruri hejuru cyangwa se ku kigero kiri hejuru cyane ku buryo nawe ndabizi neza uri kunkurikira birashoboka cyane ko waba abahanuzi mwarahuye. Rero iki ngiki nacyo twagifata nk'ikimenyetso cyamaze kugaragara cyangwa se nka kimwe kigaragaza yuko Yesu agiye kuba yagaruka kujyana itorero rye. Ibi ngibi ntago mba ndi kubivuga kugira ngo tubyumve turekere aho ngaho, ahubwo mba mbivuze kugira ngo buri muntu ku ruhande rw'ibyumva atakosoye kugira ngo abe ari umuntu ushimwa n'Imana ku buryo Yesu agarutse kujyana itorero atamusiga. Ujye wabitunganya cyangwa se ujye wagira ibyo uhindura mu mikorere kugira ngo nawe ubashe kuba waba ushimwa n'Imana. Reka tugende ku cyakane. Icyakane nuko ubutumwa bwiza bw'Imana bugomba gukwirakwizwa ku isi hose. Iki ngiki cyo naka kanya kiri gusohora. Ubu ngubu izi mbuga nkoranyambaga nazo zaje zize kugira ngo zifashe Imana kuba yasohoza isezerano ryayo, kubera ko nubwo hari ubutumwa bwiza bugomba kuvuga abantu bakoze ingendo bagiye n'amaguru cyangwa se ibinyabiziga runaka cyangwa se n'indege, ariko nubu ukunguko umuntu yandika indirimbo igahita igenda ikagera ku isi hose, nabyo byari mu isezerano cyangwa se byari mu bintu bishobora kuba byagaragaza ko Yesu agiye kugaruka. Gutya ni gukora iki kiganiro ntago abantu benshi bari bazi yuko ibi ngibi bizageraho bigakorwa, ariko ndahamya neza ko n'iki kiganiro nkoze kibashije kugira ku bantu bagiye batandukanye. Byumvikane ko rero nabyo Imana yari yarabivuzeho. Reka ikiganiro cy'uno munsi tugisoreza ahangaha, ariko nimwumva twakora part 2 cyangwa se igice cya kabiri mu byandiko hasi muri comment, hanyuma tuzadukora igice cya kabiri turebera hamwe n'ibindi bintu bishobora kuba byagaragaza ko Yesu yaba yenda kuza kujyana itorero rye. Mbabwira ko mu kiganiro cy'ubutaha tuzabaha bonus. Mu kiganiro cy'ubutaha hari korali nziza cyane iri kwandika indirimbo nziza cyane ndetse korali igezwe mu iki gihugu. Ntabwo ndi bubabwire izina kugira ngo mbatere amatsiko, ariko ni korali ivuga ngo ifite igitaramo, imitima ya benshi ikanyeganyega. Abandi bafite igitaramo akavuga ati Imana izadufashe iyi korali basi muri mujyi wa Kigali izishyuze kugira ngo natwe tubashe kuba twabona abantu bazadukurikira. Ariko ivuze ngo igiye gukorera ubuntu igitaramo, ibindi bitaramo byose bigomba guhita bihagarara rwose, nta muntu waba ukibigiyemo. So reka tuze gura mu kiri kiganiro iyi korali tuyiganireho, babwire byinshi cyane kuri yo ndetse n'igiterane cyangwa se igitaramo gikomeye cyane ifite muri no mpeshyi. Reka mbabwire ngo bye, mukomeze kugira ibihe byiza, tuze guhurira mu kindi kiganiro kizakurikira iki ngiki. Ciao ciao.